Yes, nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi Nyagasani akomeje kubarinda, namwe mutameze neza nyine mwihangane, mukomere nyine, ntago ibintu byose bihora ari byiza gusa kuko turi ku isi, kandi isi ubuzima ni bibi n'ibyiza, niyo mpamvu nyine bwitwa ubuzima. Rero komere, niba utameze neza wihangane tu bizashira, niba urwaye wihangane kandi urwarire ubukira. Nawe niba utameze neza mu buryo runaka, nkunda kuvuga nyine ntibiguherane, nyine wumve ko bizarangira. Urabona nshaka kugira ngo tuganireho, hari abantu bajya gusenga cyangwa tujya gusenga, ariko ese ni iki gituma tujya gusenga? Ese ni uko ku Sabato hageze? Ni uko ku Cyumweru hageze? Ni uko ku wa Gatanu hageze? Ni iki gituma ujya gusenga? Kuko hari abantu ubona kabisa, ukabona ingeso zabo, imbuto bera, navuga ko mbega ntago ari za mbuto, ntago ari ba bantu nyine tubatanga urugero. Ariko nko ku Cyumweru hagera cyangwa ku wa Gatandatu, akaba aribo ba mbere birukira mu rusengero. Ntongeye kujajinga wenda ngo imbiki n'ibiki, buriya twese tujya mu rusengero, ariko Imana niyo ireba nyine igitumye ujya mu rusengero, niyo ireba mu mitima. Ariko tena kujya mu rusengero byakagombye burya kujya tubona n'umusaruro wabyo. Niba umaze imyaka 50 mu dini udahinduka, ubwo wumva koko ibyo ngibyo ari sawa? Ese ujya gusenga ariko ku Cyumweru hageze? Hari n'abantu bapfa kwigendera tu kuko abashuti be bagiye gusenga, nawe nyine akajyayo kubera yuko abonye abantu baramujyana ku rusengero, nawe akajyayo. Navuga se wenda atanabipanze. Ariko tujye twitondera mu nzu y'Imana. Niba ugiye gusenga, ugiye ku rusengero, ugiye gutarana n'abandi, please making sure yuko ujye wirinda imigisha ugiye gusaba mu rusengero, kuko abenshi mu rusengero hari ibintu tutazi. Iyo tutahakuye imigisha tuhakora imivumo. Rero byakabaye byiza tujya gusenga, tukagenda nyine mbere ya byose twiyejeje ko ari ahantu abarahera, tukiyeza. Niba ari uwahemukiye ukamusaba imbabazi, niba hari uwo wambuye ukamuhereza ibye, nyine ukamakinga sure yuko wiyejeje, ku buryo niyo migisha uraza gusaba, cyangwa niba ugiye imbere y'Imana, ugende, yego nta wera cyangwa nta utungana 100%, ariko byibuze ugende ukeye, nta mukushi ku mutima. Kuko hari nyine abari imbere y'Imana ugiye. Rero ntago uba ugiye nyine gukina just gutyo nyine ngo kuva inshuti zawe zagiyeyo nawe ujyeyo, kuko waguze umwambaro mushasha nawe nyine ujye gusenga, kuko waguze akamodoka ujye gusenga. Jya gusenga bitewe n'impamvu nyine itumye ujya gusenga. Ari ugusaba imigisha, ari ugushima Imana, mbega ibintu byinshi cyane. Aba ari ugusaba, gushima, no guterana n'abandi, it's okay. Ariko ntibikagiye biba nyine ngo uko abandi bagiye ku rusengero ngo nanjye ngiyeyo gutyo nyine gusa guhevinga fani. Muteye kujya mukinira imbere y'Imana, muteye kujya mukinisha imbere y'Imana. Hari igihe ugiye gusenga ugasanga na ya migisha wari kubonera mu rugo, wenda ahubwo ugiye gusenga uyiburiye mu rusengero. N'uyu utitonze mu rusengero ushobora kugenda ugiye gusaba umugisha, kuko na Satani nawe aba ahari akagabaho ibitero, umugisha wawe ugatwarwa n'undi. Niyo mpamvu bamwe ubona bagenda, ariko imigisha y'Imana yarabavuyeho. Ari uguterana nyine gutyo gusa, muzima busanzwe, ari babandi nyine bahora muri za camouflage za kigangster. Ugasanga nyine nta mbuto, nta musaruro. Ni uguterana nyine ukumva ngo ni ba diyakoni, ngo ni abapasiteri, ngo ni abaririmbyi, ariko
yewe twirirwana nabo dukubitana imitwe tu. Mugubwe neza nimba nyine ugiye gusenga, ujye umakinga sure ugende hari icyo ugiye gusaba, ugende nyine uzi ko ugiye imbere y'Imana, ntukajye ugenda nyine gutyo gusa ko abandi bagiyeyo kuko wagize wenda waguza umwambaro umushasha, kuko wagize gute. Wenda ushobora kujyayo yega ibyo ngibyo nabyo byaje, ariko bite kujya biba ari iby'ibanze. Jya ugenda imbere y'Imana usaba umugisha, usaba imbabazi z'ibyaha uba wakoze, uracumura umunsi ku munsi, ubundi uyisabe no kukurinda. Ngaho murakoze cyane, Imana ibarinde.